ubaye utari Prezida wa Repubulika uri umuturage usanzwe umunsi uzaba utakiyobora igihugu utuye mu baturage uturanye n'umuntu nkanjye n'abandi bantu nkabo ni ikihe kintu cya mbere umva uzakorana n'abaturage mumbabarire kuvuga gutya rubanda rwa giseseka? First of all, nimba ntakiri Prezida I'm working with a Vega, but allow me to ask my question in Kinyarwanda. Sure. Yeah, murakoze. Na rimfite hari umuntu wigeze kumbaza ngo uhuye na Prezida bwa mbere wamubaza ibihe bibazo. Ndamubwira ngo mfite ibibazo byinshi ariko namubaza ibibazo bitatu. Nishimiye ko mpuye nawe bwa mbere amaso ku maso. Nacitse ku icumu mu Rwanda. Nari ntuye ahantu bita Ibicumbi ahahoze hatuye umuntu bita Semanza yari inshuti ya papa. Impamvu ngiye kukubaza iki kibazo Your Excellency ni kuri politike ngira ngo mumfashe gusubiza ikibazo ngiye kubabaza kuko numvaga mfite amatsiko yo kukikubaza. Ndashima Imana ko mbishoboye. Semanza yari burugumesitiri wa Bicumbi. Yari inshuti ya papa niwe wohereje abasirikare kwica mu rugo kandi ninjye warokotse mu gihe nyine. Ikibazo cyanjye kirabaza ngo ubaye utari Prezida utuye mu baturage n'iki wabakorera bwa mbere? icyo nagira nte Ubaye utari Prezida wa Repubulika uri umuturage usanzwe umunsi uzaba utakiyobora igihugu utuye mu baturage uturanye n'umuntu nkanjye n'abandi bantu nk'abo ngabo bose. I know you like reconciliation kandi turagushimira kuko twabigezeho. Nibuka umunsi umwe ko najyaga njya gusura abo bantu bishe mu rugo, bamwe barafunze kandi bamwe narabababariye ndetse n'imitungo ntabwo nigeze nyishyuza. So the question was uramutse utari Prezida wa Repubulika nuresigninga ukajya mu baturage. Nababayemo na mbere ntari abaperezida. Ndabaza ubu nuzaba utari Prezida wa Repubulika ukajya kubana n'abaturage. Ni ikihe kintu cya mbere umva uzakorana n'abaturage? Mumbabarire kuvuga gutya rubanda rwa giseseka. Murakoze. That was my first question. The second one, kugiye kuzana byinshi. Mbabarire ndakigira icyo nyuma nari mfite byinshi. Cya kabiri ni kubana bahoze babaza ikibazo kivuga ngo ntabwo babona uburyo bwo kubona amateka kubera ko ntibazi ngo ibyabo bigarukira kuri jenoside. Ntabwo bafite access kuri roots of Rwanda. Twese jenoside yabaye mfite imyaka 9. Roots of a country, roots zo kuba turi abanyarwanda tuzazikura ko twatekereje tugashaka. President, Your Excellency, nababazaga ngo mwebwe muri speech zose mutanga mukunda kuvuga indangagaciro mukavuga ibintu byose dushobora kugenderaho nk'abanyarwanda, especially youth. Nabazaga iyo ukiri umwana ungana nk'uko tungana ariko abana bashoboye gutekereza, hari amateka numvishe ndakubaza ibibazo bivaye ku mutima wanjye. Ukiri umwana hari amateka avuga ko wize Ntare School. Kiriya gihe niki cyaguteraga gukunda igihugu kuruta ikindi cyose kandi utari mu gihugu waranakivuyemo gihunze? Mbivugiye ko icyo gihe cya Semanza jewe numvaga naranze igihugu kubera ibibi byose nabonaga mu rugo baraduteraga bakaturasa. So what was inspiring you? Thank you. Sure. Kirimo ibintu byinshi iki sinzi ukuntu twara umwanya ku. First of all, nimba ntakiri Prezida biranyoroheye kuko nzaba nsubiraho navuye. Nzaba nsubira kuba umuturage nyine, ariko Prezida ntabwo apfa kuba umuturage usanzwe. Niyatakiriwe ikigira Prezida
kumutandukanya n'abasanzwe ni inshingano aba yaragize muri icyo gihe yari perezida. Buriya bifite icyo bigushyiraho inshingano iguhindurira intera cyangwa urwego. Niyo uvuyeho ziriya nshingano wagize ziguma zikomeza kukugiraho izina cyangwa uburemere. Ariko mfite urugo ndubatse, kujya mu rugo nkaruhuka, nkakora ibyo abaturage bose, nkorora, ngasoma ibitabo cyangwa se nagira amahirwe nkashobora no kubyandika. Niko nakoresha icyo gihe cyanjye, ariko ntibinambuza gukomeza gufasha abanyarwanda. Abanyarwanda nabo ni abanturanye nabo, nababera urugero rwiza rw'ukuntu bashobora kubaho, tukabana neza ku buryo byabagirira akamaro. Iby'amateka nabyo, iby'amateka hari uburyo bwinshi bwo kuyiga. Amateka, kwiga ikintu, iteka ntabwo bishaka ngo abantu bahore bakuzanira inyigisho. Ufata iya mbere ugashaka inyigisho nawe. Natwe tukiri bato, tukingana nkawe cyangwa se n'abatoya kurusha uko ungana ubu, aho twari turi twe ntabwo twayaga mu ishuri ngo ubaze abanyeshuri utingira amateka y'u Rwanda, kuko ntabwo ayazi, ntabwo yari kumenya ibyo uvuga. Ariko twashakishaga kumenya amateka y'u Rwanda. Twabazaga ababyeyi, nayaga mbwira abantu kera nkiri muri primaire muri za 60, najyaga niyigisha amateka y'u Rwanda just by gukurikirana, kumenya ari Ikinyarwanda, ari bivugwa, hari ibintu byinshi byabaye icyo gihe n'ubu nzi kubera ko numvaga iradiyo. Byonyine ntabwo byakubwiraga buri kintu cyose, ariko kubera ko wabishatse kandi ubikurikirana, baza ababyeyi, ibindi ukabyumva, ugasoma, ugashakisha. Twashakishaga ibitabo by'Ikinyarwanda birimo amateka tukabisoma. Hari amateka y'u Rwanda nzi, niyo ntabwo ari nize mu ishuri cyangwa iki, kuyasoma no kuyashakisha kubera ko ushaka kumenya. Ibyiza rero nabyo mushobora kumenya gutyo, ariko byakwiyongeraho bikajya no mu mashuri, abantu bakabyigisha. Hari abantu biga history hano, ngira ngo muri za kaminuza za hano bigisha history. Abo ngabo bayigisha, hari ibitabo, afata ibitabo ugasoma. Hari ibitabo byinshi njya mbona muri za libraries usoma ukaba wamenya amateka. Si ibyo ngibyo warumbajije? Yes, naho ibindi byo icyo nzakora ni byinshi, ahubwo nzagira ikibazo cyo guhitamo. Nitwa Rukundo Emmanuel. Ni ikibazo gito mbaza, mu bisanzwe bivugwa n'urubyiruko. Bikunze kuvugwa ko iyo umuntu ashoboye imirimo cyane cyane y'ubuyobozi, cyane nk'abaperezida, bamwe bemeza ko ari byiza akomeje kuyikora kugeza igihe ubuzima bwe burangiriye. Abandi bakemeza ko akwiye kuyikora bigendanye n'uko biba byaragenwe, nubwo yaba agishoboye yarekera kubera icyo gihe cyagenwe. Nk'inama cyangwa nk'inama mushobora guha abantu batekereza gutya hagati y'ibyo bitekerezo bibiri, nkamwe mufite inararibonye, mwayiduha. Njye kubera ko nta makuru mbifiteho ahagije.
niyo mpamvu nabazaga. Murakoze cyane ko bamwe wenda batanga ingero ku bagiye bakora imirimo ifitanye isano n'iyo ntaho bisoreje. Ibi byari kongera ngo twazabiganira ubundi. Naho ubwo abo ngabo bafite ibitekerezo bibiri bitandukanye bazajya impaka. Ikizarusha ikindi ingufu aba ari cyo kiza. Nitwa Kami Bertin, aba nararangije i Butare muri icyitwa INR. Ndanashimira my ex lecturer cyangwa se Professor Wakabamba, ndamushimira cyane. Okay, ikitumye naka ijambo Mr. President, nagira ngo mbashimire ku bufasha mwamaye nyiri umunyeshuri. Hari ikibazo cyageze kuba abanyeshuri bamwe babasha kuva kuri liste ya boxe, turataha tujya mu rugo, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nkanjye Kami kuba mpagaze hano imbere y'abanyarwanda namwe no kubashimira icyo gikorwa mwadukoreye, tubasha kongera kwiga turarangiza. Imana ibahe umugisha Mr. President. Thank you. Hanyuma ikindi nakongeraho, hari bagenzi banjye navuga bari hasi yacu bagize ikibazo babona uburyo bwo kujya kwiga muri kaminuza, ariko noneho waza kuvuga ikibazo ngo abo bantu imashini ngo zaribeshye basanga atari bagombaga kugenda. So abo bantu nabo nubwo bisa naho icyo kibazo wenda kizakemuka abagomba kugenda bakiga, ariko nabo twabasaga Mr. President ko nabo wenda bagira andi mahirwe yo gukomeza kwiga. Ibintu bimwe bishye mu bantu bato tekereza beyond this moment and yourself. Thank you, sir. Naho ibyo bindi ni bisanzwe, ni ibibazo bivuka bigakemuka bikagera bite. Akanyuma nasorezaho kandi uracyakomeza. Nakanyuma nasoreza Mr. President. Narangije kwiga. Wabuze akazi? Okay, nta mahirwe nagize kuba nabashije kugera hano, hari imbaga y'abantu batandukanye muri sector zitandukanye. Ariko nagira ngo waba ufite ubufasha butandukanye amfashe, kuko maze imyaka 2 ndangije kwiga. Wize iki? Nize agriculture. Wabuze akazi? No, nagerageze gukora ibishoboka byose, mbasha umunsi yashize na rumwe nimereta ibintu bitandukanye byo kujya gushaka amakuru kuri tera, ariko nakita nk'ikiraka cyararangiye. Ntabwo numva ikibazo cyariki. Wowe ufite warangije kwiga? Warangije kwiga? Yego President. Wize agriculture? Yego. Ibyo bintu byombi bibiri bifite uburemere bwabyo. Kurangiza kwiga agriculture, ntabwo numva ukuntu waba ufite ikibazo ushaka abantu hano bagufasha. Murakoze cyane, muri make nta kazi mfite, waba ufite ubufasha butandukanye yamfasha. Akazi mareke twumvikane gato. Minister wa Youth, urubyiruko abantu bize kuriya bafite ibintu byangombwa babura batakaza, ariko uko numva bishobora kuba ari wowe wibuze kurusha kubura akazi. Hari Minister wa Agriculture hano? Yes. Umuntu nkuriya yabura atakazi. Urashaka, hari akazi ufite wahisemo ushaka cyangwa ni akazi kajyanye gusa n'ibyo? Uramuzi uriya? Ntabwo muzi Your Excellency, n'ubwa mbere mubonye, ariko ufite ikibazo cy'abakozi benshi ku buryo mutagira abantu mutafite abamuha akazi.
Your Excellence uretse n'iwacu wenda muri ministeri ariko dushobora no kumvikana uburyo ashobora no kuba yakwitangirira akazi ke. ariko nta nubwo wenda twumvise n'ikibazo cyahari. Icyakubujije akazi cyabaye iki? Akazi kabuze iki? nagerageje kwa purayinga hatandukanye nkakora ama exame bikarangira ariko nkategereza resultat. Ari ikintu Okay. ari ugukora exame Ariko warangije kwiga? Yego. Warangije kwiga neza? Yego. Agriculture? Yego. Kaminuza? Ikibazo kitugonga ni ikibazo kimwe Excellence. Warangije kaminuza? Yego. Kudasubiza ikibazo ni? Yego nanize kaminuza nararangije. Ikibazo ni ukutumva ukuntu waba warize agriculture warangije kaminuza hano mu Rwanda ukabura akazi. Ukananirwa no kuba washaka uburyo wishyiriraho akazi, ntabwo mbyumva. Ariko Minister uzamufashe uze ngwino nkwereke. Muhe ibyangombwa byawe mwumvikane uko azajya. Naho jewe narize agriculture nkuriya narangije kaminuza. Icya mbere aribwo bitaba ngombwa ko nashaka n'akazi ahubwo nakikorera. Kuko mba mfite ubwo bumenyi nasaba ubutaka nkahinga cyangwa nkorora bikavamo, ariko noneho no gushaka akazi kakabura byo simbyumva.